abahanuzi yego dusabiye ndahiro faresi papi tugusabiye imbabazi wisabaye tuba imyanda Imana imubabarire gutuka abakozi b'Imana abahanuzi bo kuri kamera ngo ni imyanda tugusabiye imbabazi Imana ikubabarire n'ababyumvisha namwe muvugire buti Imana ibabarire yavuze ngo abashumba nabo babashe gutunga n'uwo muyoboro ntabwo najya kwita umwanda umuntu wakuyemo ku mufuka ndajye gukora ibyo bikomora kwita umwanda umuntu wabyutse akamara 24 hours ariko gukuretinga content ibyo bintu usibye no kuba ndi umukristo nsenga n'umuntu utara mu muhanda nagashobora gutekereza ikintu nk'icyo kuko umuyutuba afite umukameramani afite kamera yicara hariya kandi umuturage yamubonye avuga ko abonye umunyamakuru urabyumva analysis zawe yego ariko nanone hari ikintu kijyanye n'iyinjira mvugo cyangwa se gishobora kuza gukomeretsa umuntu kubw'uburenganzira bwe kuko mu itegeko nshinga bivuga neza ko umuntu ari umunyagitinyiro kandi akwiye kubahwa hari uwo twakomerekeje se ntabwo navuze ko ari uwo mwakomerekeje utabyumva nabi yego uremewe naho ngaho uduhaye inkuru tuba turi mu nkuru ni ukuri kw'Imana ubundi ababifashe ukundi yego very so sorry ntabwo natinyuka gufata abantu barimo leta iradushishikariza kwihangira imirimo ingagumura bihangira imirimo se ahubwo nimudufashe nk'ubu urugero wagiye gukora inkuru za M23 hariya ubwo igoma habaga barasagira urubavu mugezeyo ntabwo wabashije kwambuka kuko udafite ikarita ya Rwanda Media. iyo ushaka kwikura mu cyaha cyangwa ibivugwa werekana ibimenyetso bikurenganura uwo nguwo Akimu nagaragaza izo video nashaka nayishyira hanze yirenganure yikureho icyasha kuko Jihad yigeze nagishyira hanze tuvuge ngo none muri muramurenganya ya video dore ngiyi ahubwo umukozi w'Imana muri kumushiga icyasha muri gutesha Imana yacu agaciro Prophet Shabi nanone ndumva ibyo ntawe biro no guhanura foto video yambaye ubusa n'ubuhanuzi ndumva ntawe bihuriye okay ijambo ry'Imana nta urumva izina Bibiliya iravuga uyu nguyu Bibiliya iravuga ngo izina ry'Imana ritwiza nshuti bakunze mudamya kudukurikirana umunsi ku wundi tubahaye ikaze muri iki kiganiro ni ikiganiro kijyanye n'iyobokamana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi abantu benshi bazi yuko Imana yacecetse Imana itakivuga abantu benshi bazi yuko hari abapasteri babambuzi babesikoro babateka mitwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi iki kiganiro rero kigamije kugira ngo turebere hamwe iyobokamana mu Rwanda ubundi imeze rite abapasteri benshi barumutse barataye bastisengero zabo bamaze gufungirwa bitewe n'ibyasabwaga batari bujuje benshi bagiye mu gihugu cy'Ubugande abandi bajya muri Kenya abandi bagiye Zambia abandi bagiye hirya no hino tutazi bavuga bati twebwe rero Imana yaraduhamagaye ubundi umuhamagaro Imana ihamagarira umuntu ahantu hamwe cyangwa imuhamagarira ahantu henshi turatangirana na Reverend Pasteur Prophète Aimé Prophète turakwakiriye Aimé murakoze cyane kutwakira amahoro y'Imana nabane nawe amahoro y'Imana bane nawe umeze neza urashima Imana umeze neza cyane yego mu kiganiro twakoranye ubushize ni ikiganiro abantu bishimiye cyane baravuze bati uriya mugabo ni umukozi w'Imana turamukunda ni umuhanuzi w'Imana ati hari n'abatatu bambwiye umwe ari Canada undi ari muri Amerika undi ari Zambia barambwiye bati twasengewe na Prophète Aimé atubwira yuko Imana izatugira neza iduhaye visa ati twabyizeraga ariko tumaze kubona bigezweho ati twashimye Imana tubura nimero ziwe ndababwira nti nimero ziwe ziri ku kiganiro barambwira bamwe barambwiye bati twaramusuhuje tumubwira ko twamwishimiye hanyuma rero Prophète Aimé mushumba wowe uyu munsi wa none umeze neza neza nakomeye ndashima Imana umeze neza urakomeye urashima Imana uri burungi uri burungi nyo mu mazi yawe ya Nili kubera icyo ukunda kunywa Nili ntago nkunda Nili Nili ni isoko y'u Rwanda urabizi amazi y'u Rwanda akomeza agera muri Egypt ariko ubundi nkunda amazi y'Inyange ukunda amazi y'Inyange nuko hano hafi nayabuze yego unywa Nili Prophète Ishami umeze neza uramahoro ndamahoro ndashima Imana ariko ntaca no hari ugira yongera cano Prophète Shami n'amazina yanjye
Prophete Shami mu mazina yanjye abantu bagende bayirebe cyane bayirebe turanayipininga rwose Prophete Shami muyirebe Prophete meni utarayifungura irahari niyo utarayifungura yego Prophete Shami umeze neza yego meze neza ndashima Imana umusore ingaragu yigaragura mu gitanda itigaragura mu bya okay iri hafi kubivamo ndi hafi yari hafi safite fya ibyara bitubwira okay bo ndi ingaragu ndi umusore ushima Imana yego kandi kumenya Uwiteka niko gaciro kanje ntabaho Uwiteka ni ubwenge kuva mu byani ko kwijijura ibyo yego ariko impamvu bivuze gutyo iyo mba ntazi Imana ntago mba nicaye kuri ze kamera impamvu nzi Imana nuko ishobora ko yangejeje ahangaha kandi nanjye numva icyatumye impamagara nyishimira Imana wishimira Imana Prophete Shami uri umusore ntuzi kuva kera hashize igihe kirekire kitari gitoya kubera iki udashaka umwana w'umusore kubera iki udashaka urize ufite famille ariyo cace umusozi w'ibyiringiro ufite umubyeyi Apotre Mukabadege Liliane mama wawe kubera iki udashaka gushaka ni icyemezo cy'umuntu ku giti cye mu bitekerezo bye n'intumbere nyine yuko we yumva igihe cye kigeze ariko nanone ntabwo kiragera noya igihe buriya nyuma y'igihe si igihe na mbere y'igihe si igihe ahubwo igihe ni mu gihe iyo igihe cy'Imana kigeze ku buzima bwawe ntago wabitangira ushobora no kwirwanira intambara wowe ugashaka guca izapanya ngo urashaka kubaka urwo rugo Imana itarushyigikiye yarangiza rukagusenyukiraho ariko igihe cy'Imana yarapanze kuzashakana n'umuntu mu gihe runaka yateganyije cyase kuvuga ngo buri wese ategereze igihe cy'Imana igihe cyanjye kirahari n'igihe cy'Imana yaneganyije kirahari nkuzi nk'umuhanuzi uhanura bigasohora kuko jewe nzi benshi bambwe ko wahanuriye rwose byagiye bigenda neza ko Imana yagukoresheje ibintu bigenda neza uracyahanura nka kera ndahanura bikomeye nicyo kintu nahamagariwe kandi guhanura ni impano Imana iha umuntu atayisabye yego bivuge ngo numuhamagara Imana iguhamagaye wakwanga kwitaba ntibishoboka ugomba kwitaba byanga bikunze Imana yarampamagaye kandi naraje nkuru umurimo wayo yego iyi mbwiye ngo kuvuga iki ndakivuga itambwiye ngo simvuge ntuvuga bivuge ngo ngiyewe ndahanura ariko nkagira umwihariko wanjye buri muntu wese agira umwihariko we ikintu kijyanye n'uburwayi Imana yangirebaho ikintu kirwa usengera abantu urwaye cyitwa deliverance ni yanjye nka Prophete Mesa ntabwo mbizi ko numva mwese ko numva ari nkuba n'imiriro zihuye Prophete Mushumba urusanzwe umuzi sanzwe muzi kuko nagiye kubwiriza mu rusengero rwiwe hano ku Gisozi n'umukozi w'Imana usize amavuta yagiye abwiriza iwacu kenshi kandi ikindi yego twagiye tumutumira inshuro nyinshi cyane ari mu mwuka w'Imana nawe nago muveba cyane kandi ikindi cya kabiri nagiye kubwiriza wiwe Imana yarankoresheje ari video nyinshi mfite zijyanye n'icyo giterane nagiye gukorerayo Imana yarankoresheje cyane ibintu bijyanye na deliverance mbese ndashima Imana ko yampaye iyo mpano uramutse urwa yaba kanseri yaba sida yaba iki Imana yanjye Imana twiringiye Imana y'imisi no kwizera Imana ikora irakora urabasengera ukabwa ati mukomeze mujye kwa muganga simvugana nawe ndavugira ngo mvugana n'indwara yawe Pastor Claude reka nshikikire umukozi w'Imana ni murumuna wanjye ubuhanuzi ni ikintu gikomeye umuhanuzi ni umuntu udasanzwe umuhanuzi ni umuntu nkawe ariko areba ibintu utareba ni umuntu nkawe ariko yumva ibintu utumva ni umuntu nkawe ariko akora ibintu utakora Imana yamuhamagaye imuhayo mavuta Imana yamuhamagaye imuhamagara yego niyo mpamvu abahanuzi Bibiliya bavugaho ngo ntago bashobora kubura icyubahiro ibishoboka umuhanuzi amenya makuru akaguha makuru kandi
kandi ubuzima bwawe reka ngutangarize bukeneye amakuru. Bukeneye amakuru. Ntabwo navuga ngo uri muri iki gihugu, uri muri Amerika, uri mu Bwongereza, uri mu Burayi, uri muri Australia, ubuzima bwawe bukeneye amakuru. Urugo rwawe rukeneye amakuru. Business ukora ikeneye amakuru. Imana yivugaho iki? Ubusiribateri bwawe bukeneye amakuru. Uburwayi rwawe bukeneye amakuru. Amakuru ashobora kukubwira ngo uzakira cyangwa ntuzakira. Rero umuhanuzi aba ari umuntu nka ariko akareba ibintu abantu batareba. Hanyuma icyo nakubaza Mushumba Aime, uramutse ubonye Imana ikweretse umuntu ufite uburwayi ubwandu bwa sida cyangwa kanseri cyangwa indwara, wamubwira ngo wamusengera gusa ngo Imana iramukije cyangwa Imana izamukiza, ntumwohereze kwa muganga kugira? Umuhanuzi vrai prophète wanyawe abafite ibintu bibiri, abafite ubuhanuzi, afite n'ubwenge Imana yamuhaye. Umwohereza kwa muganga cyangwa uramubwira ngo Imana izamukiza gusa? Ikintu mumubwira, buramubwira ngo Imana imbwiye kuzakira. Yego. Hanyuma iyi Imana ikubwiye ko umuntu azakira, anyura kwa muganga, abagomba kujya kwivuza kwa muganga. Imana igakora muri babaganga. Yego. Haleluya. Ntago twe turi baba prophète babwira umuntu ngo genda wifungirane mu nzu uzakirira mu nzu. Ibyo ntabwo ari byo. Kuko umuntu yapfira mu nzu yapfa. Roho nzima mu biri muzima. Turi baba prophète babwira umuntu ngo ntuzirwe ujya no kwa muganga ngo Imana yabirangije. Oya. Suko bikorwa n'uzabikubwira ntabwo azaba ari umuhanuzi w'Imana. Ntabwo azaba ari umuhanuzi w'Imana. Twabonye abaprofete benshi rero muri uyu mujyi wa Kigali, abahanuzi batandukanye, nanjye ndimo da. Hanyuma rero muri uyu mujyi wa Kigali, reka mpere kuri Shami. Mama wa Shami ni umuhanuzi w'Imana, Apotre Mukabadege Liliane, umwana wa Apotre Gitwaza Dogiteri. Ni umwe mu bantu wigiye kuri mama wawe wakubyaye nk'umushumba nka Apotre, cyangwa se wararyamye usenga Imana urayibwira ngo Mana ndashaka kuba umuhanuzi, ungira umuhanuzi nk'uko bishaka? Urakoze cyane. Njewe mama wetu muzi nk'umukozi w'Imana udasanzwe. Yes, thank you. Mva ngewe ikintu impamvu nagize muri ibi bintu, navuze ngo guhamagarwa cyangwa se umuhamagaro. Hari ikintu bita umuhamagaro. Yego. Ngewe narize amashuri, ngenda ibihugu, nkora iyo nabwabaga, ariko mama wanjye ari umushumba. Muri uko kuba umushumba nkabona ni roreye. Nyaga indeba jya gusenga, jya muri korari, urampushinga ndajyayo ndabikora, ariko ntago ari rore yanjye. Ubure murashaka ko mbikora nk'umubyeyi nakubashye, ariko ntago ari rore yanjye. Noneho ngewe nkajya mu mashuri yanjye nkakora ibyo nyine, nkajya mu rubyiruko, cyari urubyiruko, nkajya hehe, ariko mu nyuma biza kurangira ndangije kwiga. Aho ngaho niho ruzingiye. Ndangije kwiga ngenda gushaka akazi. Abandi bose iyo urangije kwiga ugomba gushaka akazi, ugashaka imibereho. Maje kubona yuko akazi nkabonye nkicayemo ndagakoze, nahuye n'ikibazo. Kimeze gute? Nahuye n'ikibazo. Kimeze gute? Cy'uburwayi. Nkahora ndwaye, nkahora ameze nabi, akazi sinkakore neza. Boss wanjye akambwira ko se nzakoresha umuntu urwaye gutya bingana gutya. Noneho biza kurangira boss wanjye anyirukanye ku kazi ndagasezera. Nahembwaga 700 mu Rwanda, 700 basaba bahembwa 700 baranye amafaranga menshi cyane. Noneho uri umushara munini cyane. Noneho ngewe ndavuga se ko ndi umushomeri nzabona akazi gute? Ntangira kujya njya mu byumba nkasenga, nkajya mutera imisozi, nkakora ibintu byose, narangiza Imana ikambwira ati ndagushaka. Nisura nshaka mu buryo ndashaka ko nkorera. Nese se ngukora sinsenga ko cyomwe ndahaboneka, kwa kane mu iteraniro ry'imibyizi ndahaboneka. Ese urashaka ko nsenga gute? Noneho mu nyuma biza kurangira ngewe najya gusenga, buri muhanuzi wose mbonye, buri muntu wese ubonye umuhanuzi ati Imana iragushaka. Kose koko ryajwi racyangarukira, koko racyangarukira. Noneho byaje kurangira ngiye mvuze ngo reka njye muri korari zahozeho mu rusengero rwa mama, nkazibona sinzijyemo. Umusozi w'ibyiringiro rawusi. Noneho nkazijyamo rimwe ntanazirimo. Noneho ngiye ndavuga ati kamfata umwanzuro w'icyemezo, reka njye mu by'Imana mbihagazemo. Noneho mbijyamo mbihagazemo, ndavuga ati
ibintu byose byandangazaga reka nshyira ku ruhande. yego Biza kurangira ngiye mu by'Imana ndasenga, noneho nkajya kubona nkabona baje kureba mama babandi bafitanye gahunda kugira ngo abasengere bamubuze. Noneho nkumva nk'umuntu w'umupagani utanazi Imana arambwiye ese ko mama wawe azi Imana wamba bari ukandambika ibiganza nk'umwana we nkamwizereramo muri izo mbaraga muri ayo maraso ye ko ndi bukire ntabizi nkarambura ikiganza cyanjye nkamushyiraho nkamusengera muri kwa gusenga kwanjye guke nk'umuntu utari wafatisha mu bintu by'Imana byo gusenga. Nkajya kumva nkumva ejo bundi ahamagaye mama ati umuhungu wawe yaransengeye narakize. Nza kwakira raporo nyinshi zivuga yuko sengera abantu bagakira bitanyuze kuri mama kugira ngo bitaza kuvuga ngo byitiriwe mama wanjye umzara. yego Nza gusengera abantu benshi bambwira ngo narakize. Byaje kugeraho rero mama aravuga ati ushobora kufita impano idasanzwe nakubwiye ngo ukorere Imana kuva kera warananiye. Nicyo gihe kugira ngo Imana igukoreshe nawe ubwawe ubyibonere. Naje kubibona nkajya mama yampaye iteraniro ryo kuwa kabiri. Ndamushimira. Mu munsi wo kuwa karambwira ati rero nguhaye umunsi wo kuwa kabiri uzajya ukoresha usengera abantu Imana igukoreshe kuko namaje yego kuko namaje kubona yuko hari Imana ikurimo. Kuwa kabiri byarageze nkajya nsengera abantu ngira iteraniro ryanjye ritandukanye n'andi materaniro mu cyumweru cyangwa se ry'itorero. Nkasengera abantu nkabona umuntu arakize. Nkasengera umuntu urwaye kanseri nkabona arakize. Ibi ni ibiki kwa muganga. Imana igakora muri wowe igaca muri wowe kwa muganga umva ko nongewe nteye n'abantu babimenye. Ujya kwa muganga ukanzanira ibisubizo byo kwa muganga ibyananiye abaganga hari umuntu witwa Yesu abo ngo niyo dukorana. Urumva ko bajya kwa muganga bakazana ibisubizo kandi ati nagiye kwa muganga nagiye siyasika nagiye byose byaranze ndashaka kunsengera. Iyi Imana ibona yuko ugifite amaboko agushyigikiye ntago yagufasha. Irabanza ikareka bakakuvaho, irabanza ikareka ugakina bakagusora mu nzu, irabanza ikareka byose bikakuvaho. Impamvu by'iki gitangaza niki kiragutangaza kuko bivuye mu bintu bidashoboka, bivuye mu bintu bidakunda, bidashoboka ku bana b'abantu ku Mana birashoboka. Aho ibyo ngibyo rero ni by'Imana inezererwamo cyane, nibyo bintu biyishimisha kuko ibyakunaniye aho amaso yawe atareba aho ngaho naho Imana itangirira. Ibyo ngibyo nibyo byamfashije nkanya nsengera umuntu nkabona arakize. Kandi byatangiriye muki gusengera abanyeshuri twiganaga, abarwaye twiganye twagendanye nkamusengera nkabona birakunze. Ndashimira Imana yampaye iyo mpano, ndashimira Imana iri kumwe nanjye. Ijambo muri njyewe bagende bajye kuri nuza cano yanjye. Nasengeye ni Prophet Shami. Yego nasengeye umuntu mu rusengero ko turi mu rusengero. Nukuri kw'Imana ishobora byose. Nasengeye umuntu w'impumyi pe. Nabonye muri no social media cyangwa se uko isi ihagaze kuri iki gihe bavuga ngo abakozi b'Imana ngo hari tekinike zindi sinzi ng'imbaraga sinzi ng'ibiki nagiye numva ndebe ibintu byinshi cyane. Ariko ngewe ndashima Imana ko nta tekinike irimo nta yindi ahubwo imbaraga z'Imana zivugira ngewe ncecetse ahubwo ukabona igitangaza. Yego. Urakoze cyane Prophet Shami ni umusore ubyarwa na Apotre Mukabadege Liliane umushumba w'umusozi w'ibyiringiro w'amatorero y'umusozi w'ibyiringiro mu Rwanda ndetse ngirengo no hanze. Hanyuma rero tugarutse kwa Reverend Aime Pastor Aime bivugwa yuko hari abashumba babesikoro babateka imitwe bagatekera imitwe ku bantu bababwira yuko hari n'abafata ngo inzoka zapfuye bakaza bagera mu rugo rw'umuntu agafata akantu k'akayoka uruhu rw'inzoka gakata karukira inyuma y'intebe yarangiza akavuga ati muri uru rugo ndabona umwuka w'Imana rimwe aranyerekamo inzoka batayemo hano muri iyi nzu. Ibyo bintu ndaje gatorero sasa Pastor Aime ibyo bintu waba warigeze ubyumva? Abateka mutwe bameze gutyo bitwa abakozi b'Imana atari ariko sindabibona. Kubyumva narabyumvise. Warabyumvise ariko ntago ndabibona. Icyo gihe uwo muntu ngahita asaba amafaranga akavuga ati bakuroza inzoka
muri urugo nyatsi y'inzoka nk'uko inzoka yizingazinga niko n'ubutunzi bwawe bwizingazinga ati uratanga amafaranga na miliyoni z'inzi cyangwa icyo kintu kivuga abateka mitwe ndakivuga uko kiri Bibiri navuga ngo nta uzabuza ibisitaza kuza ariko ubizana azabona ikibazo ariko mwumve ko yabanje kuvuga ngo nta uzabuza ibisitaza kuza yes Rero abate b'inzoka b'ibiceri b'imibu b'imitubu b'ibiki bose bazabaho kandi bagomba kubaho ariko ndagira ngo mbaze uyu muntu we ugiye guhanurirwa uhamagaye umuntu ahamagaye umuntu amwizeye ahamagaye umuntu amuzi ahamagaye umuntu azi inkomoko ye ahamagaye umuntu azi amavuta afite ahamagaye umuntu azi urwego rw'imyizerere cyangwa rw'ibitangaza Imana imukoresha ari bumwizere se namwereka ya nzoka yapfuye ari bumwizere namwereka ya mafaranga ndagira ngo mbwire ikintu gikomeye kandi gigusubiriremo neza niba Imana itakora igitangaza ngikora igitangaza mu mubiri wawe bigasaba kugikora ruko wonye igiceri cyapfuye iyo ntabwo ari Imana abo nabesikora n'abateka mitwe Imana itakora igitangaza ngikora igitangaza bikurikijwe uko wizera yego oh haleluya Abefeso 3:20 haravuga ngo Imana ibasha gukora pale kote se fore dry ibiruta cyane ibyo dutekereza nibyo twibwira kuko imbaraga zayo zingana zidukoreramo yes n'imbaraga zayo zingana zidukoreramo bisobanuye ngo igitiyo kiyora ibihwanye n'uko igitiyo kingana ingorofani itwara ibihwanye n'uko ingorofani ingana yes tinga ipakira itiyura ibihwanye n'uko kiriya gisorori cyayo kingana ibisorori mu rugo iwawuriramo bijyamo ibiryo bihwanye na sirifase n'ubuso bw'icyo gisorori wowe mbere y'uko ukira kwizera ufite kungana gute wowe mbere yo kubona icyo gitangaza cy'umugabo wabuze usaziye iwanyu kwizera ufite kungana gute wowe mbere yo kubona uwo mwana wabuze warabaye ingumbi imyaka n'imyaka kwizera ufite kungana gute ikibazo umuntu akweretse inzoka yapfuye yumye ngo none ngo ikindi cyo gitangaza ngo none ngo zana miliyoni gusana miliyoni 2 nawe ukabyemera ibi byabaye ku bahungu basikewa bahungu basikewa kugiye cha Paulo bagendaga bahanura babeshya ariko barangiza guhanura ntibavuge Yesu neza bakavuga ngo nibwizina rya Yesu uwo Paulo avuga ore kote le blane fore dry dukeneye Imana mu bahanuzi tugarakira n'abantu bizera abahanuzi bafite icyo bizeye ibi byarabaye ku bahungu ba Eli abiseri bazaga gutamba ibitambo buruko umwaka utashye ariko abahungu ba Eli ngo bagafata ibitambo bakagombye gutambira Imana bakabiriraho bagafata n'abagore beza n'abakobwa beza baje gutambira ibitambo bakabarongoreraho ishiro bibabaza Imana rero ibyo ngibyo ngusubize neruye nemye n'ubuteka mutwe 100%. Ngabo ribu ikwiye kubakurikirana yego Pastor Aime uri umuntu muri uyu mujyi wa Kigali ninde mushumba ubona w'icyitegererezo wavuga uti jewe kanaka niwe mfatira icyitegererezo ndabashumba bane kunda Rutayisire Antoine yego kandi uwo ndamukunda n'umutima wanjye Pastor Rutayisire kunda Apotre Mignone uwo ndamukunda cyane nkunda Apotre Paul Gitwaza uwo ndamukunda cyane nsigaje abandi babiri nkunda Apotre Mukabadegere Liliane narangiza nkakunda intumwa y'Imana umukozi w'Imana profete uyu musore yitwa gute sinzi na oya panenes uwakoraga kwa Rwahama Akimu profete Akimu Akimu ari muri bibazo witwa Mama Sava yaravuze ati profete Akimu yamanuriye ko zabana na Papa Sava umukunda utakimu Mana yo mwijuru uzajya utabara abantu ntago ibyo mbizi profete Akimu uramuzi ubuni neza nabibonye hano profete Akimu uramuzi profete Akimu ndamuzi uzute muzi atangira umurimo
Prophet Akimu atangira umurimo i Nyamirambo. yego Ya Nyamirambo naramusuye nka kabiri birangije avayo nongera kumusura ari kwa Rwahama muri etage aho zakora Christ Embassy itoro rya Pastor Chris naramusuye Akimu n'umuhanuzi n'umuprofete n'umuhanuzi n'umwana ukiri muto ufite impano y'ubuhanuzi byo hanuriye Mama Sava kazabana na Papa Sava bishoka kuzabaho amaraso ashyushye nk'umwana muto ariko n'umuhanuzi oya biriya hanuye bya Papa Sava ntago byabaho ntabwo bishoboka biriya yaraganira oya biriya kwano kwiganira batera plage byabo by'abana erega n'umwana abantu bagiye banibuka umuntu uri buhanura banatandukanye n'umuntu uri buganira ubaka kanya turana Prophet Shami ntago twaje kuganira imbere ya kamera 7 imbere ya kamera 8 ntago yavuye haturutse muri Nyarugenge aze muri Gasabo aje kuganira ntago navuye mu rugo mpamagawe ngo nzi kuganira abantu bajya batandukanya vrai prophétique na fausse prophétique abantu bajya batandukanya ubuhanuzi bw'ukuri n'ubuhanuzi bw'ibinyoma cyangwa kuganira yego ariko ibyo ngibyo hari n'ubuhanuzi gira ikintu mfasha ibyo ngibyo nge ntago ndi bumufashe mwambabarire turicaranye ntago ndi bumwemeranye nawe byavuze kwera kuri ibera ya video yashyize hanze yego ivuga yuko ngo yarebaga ubwambure reka nkubwire impamvu nge ntari bufatanye nawe ushobora guhanurira umuntu ibyo umuhanuriye ntago ari wowe uri bubikore turizi si wowe urabwiwe uri intumwa uri umuyoboro uri veso yego intumwa itumikiro wayitumye yego umugabo nugira ute usoza ubutumwa ntaniganwa ijambo mu gihe wavuze ibyo wagutumye urabizira wowe cyangwa nimba yaramubwiye ngo uzabana kanaka ntago umwe yishingiye ntago umwe yarongoye ngo tubibone bose baracyari ingaragu mutegereza isezerano ahubwo vuga ngo uyu mugore yagiye kuvuga yashatse fame yashatse kubishyira hanze nk'umuntu usanzwe ari muri social media showbiz uku nugushyushya showbiz abanyarwanda babimenye ahubwo umuhanuzi yarahanuye muzamurenganye mu gihe muzabona umwe ashatse undi bageze muri rompuma kaci y'Inyamirambo ndakamanuka peyaje aho ngaho ntibibaye mu gihe Imana yarahanuye amaze guhanura ibintu ntago biraba nta muntu n'umwe wigeze utandukana n'undi baracyameze uko bari bameze ibyo ngibyo mureke amatiku ahubwo mutegereze imvo ikintu kisha abanyarwanda kisha abakozi b'Imana uheruka hano akazi nyamara urimo uraburara ese wowe urimo ngo Imana yarambeshye ngo abahanuzi nabo ngo abahanuzi nukabona ntago uzabiha agaciro ngo umenye ngo cyagiye yavuganye nanjye cyagiye yaravuze nyamara ibyo ngibyo nibyo bintu turi kurwana nabo abakristo kubera ko wenda bamwe bameze nk'ibicamuke bameze nk'ukuntu utamenya bameze nk'abantu bibagiwe ibintu by'Imana mugaruke tukiraho rero hari umukobwa wavuze ko Pastor Akimu yamuhaye video yambaye amusabye video yambaye ubusa ibyo narabibonye ngo aramubwira ngo namwohereze video yambaye ubusa arebe ubwambure bwe nanone Mama Sava avuga yuko Pastor Akimu yamubwiye ngo ndashaka kunyereka mu cyumba cyawe uraramo wambaye ubusa ibyo bintu urabifata ute urabivuga iki iyo video urayifite ngo yinyereke ntayo ufite okay asante sana hariyo twabonye twese nta niyo twabonye ibyo ngibyo mfite uburenganzira bwo kuza imbere yanyu nkababwira yuko mfite ama etage 200 nampakanya murampakanya mfite uburenganzira bwo gusohora ikintu nshaka mu kanwa kanje Pastor Akimu avuga yuko wafite video yahawe n'uwo mukobwa utari Mama Sava ariko avuga ko afite video yahawe n'umukobwa yambaye ubusa arayimwereka video yambaye ubusa ashaka uyu mukobwa ashaka kugerageza umukozi w'Imana cyangwa okay icyo bita ubutabera iyo ushaka kwikura mu cyaha cyangwa ibivugwa werekana ibimenyetso bikurenganura uwo nguwo Akimu nagaragaza video nashaka nayishyira hanze yirenganure yikureho icyasha nkuko Jihad yigeze nagishyira hanze tuvuge ngo noneho muri muramurenganya ya video dore ngiyi ahubwo umukozi w'Imana muri kumushiga icyasha muri gutesha Imana yacu agaciro Prophet Shabi nanone ndumva ibyo ntawo biro no guhanura
video yambaye ubusa n'ubuhanuzi ndumva ntaho bihuriye. ntaho bihuriye. Okay. Ijambo ry'Imana nta Oya, hari. urumva izina Bibiliya avuga uyu nguyu Bibiliya avuga ngo izina ry'Imana ritukwa mu bapagani kubera twebwe niyo mpamvu niba Profeta Kim asabye video umukobwa yambaye ubusa ubwo urumva ku mukozi w'Imana ku ruhande niba beshewe niba beshewe nyine ubwo n'ukubesherwa kuvuga ngo yarayimusabye ko nawe yamuhaye nyine urumva ubwo erega nta kubesherwa kuhari nta n'igihamya nimba igihamya kidahari no kubesherwa kwa kudahari nta wagaragaje video ngo avuge ngo aranyomoza mugenzi we. Tukiraho rero sasa kuri wowe aba diaspora b'abagabo benshi bakunze kubwira abagore bo muri Afrika ati iyambura ubusa twogane dukarabane wambaye ubusa mbone video yawe wambaye ubusa ndoherereza amadolari cyangwa se amayero mu gihe wowe urabona uri umusore urashaka hagize umugore cyangwa umukobwa mu diaspora kubwira ati umusore mwiza Shami nakubonye nagukunze nyereka ubwambure bwawe wambaye ubusa nzajya nkwishyurira inzu yo kubamo nzajya nkora ibintu byose nzaza mu Rwanda dukora ubukwe undongore hanyuma witeguye kuba watanga video yawe wambaye ubusa ubwo se ni Illuminati nabagiye gusinyira nayo yaba cyangwa ngabo biracanga kuko ikintu mbajije bamwe mu diaspora babandi bataye umutwe si bose kuko nabakozi b'Imana reka nkubwire abakozi b'Imana hari 7,000 bitapfukamiye Bayali Bibiliya ivuga ni bamwe muri bo usanga bafite ubuhehesi bw'ubusambanyi bafite ku muyandi magambo bafite kutubaha Imana no kutubaha abakozi b'Imana bagakina bakaba muri za video nk'izo kandi urabizi ko hanze aha Bibiliya hari umurimbyi wavuze ngo ngwino winjire inyuma ni habi yego hanyuma wowe nk'umuntu utwaye agakiza barimbi bararimye ngo genda wibungenze uburyo utwaye agakiza utabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera hagize uwashaka kuguhekesha ingobyi umwana yaraheze kera wamufata uti umva ngiye kuntu yembigenza umuntu tutari kuri page imwe tutagendana mu bintu by'Imana uwo muntu uri hanze y'ibyo nizera umuntu ubuze hanze y'ibyo ngewe nshaka uwo ntago tugendana ufite miliyari ufite reka mabwire ushobora rega ubuzima ushobora no gukora nabi ukabaho ariko utazaramba ushobora gukora inzira bajya banga inzira zose zigira ubwami cyangwa zigira Roma ariko reka nkubwize ukuri ashobora kumbwira ibyo bintu ngo arashaka ko niyambura ubusa nkakora ibyo byose kugira ngo ampe amafaranga kugira ngo ngewe ntesha agaciro Imana yanjye ni hahandi Imana yanjye nzaba ntandukanye nayo nabikora ndi umuntu nambaye umubiri reka tureke kwiharira ndi umuntu nambaye umubiri harimo n'abikora kandi abakozi b'Imana wowe ubikora nawe uriyizi ahubwo icyo nshaka kuvuga ngo ese wowe ubwawe nta wakubonye bari harakantu njya nkunda umubyeyi wajyanyigesheje nabasangize ariko niba kubaka niba gasenya ukihorera karubaka yarambwiye ngo ngiye narakubyaye nagushyize ku isi ni Imana yabishatse kuhagera si umugambi wanjye ahubwo wowe ubwawe ujye umenya sinzagushyiraho igitsure cy'ababyeyi ujye umenya ko hari ijisho ritagaragara iryisho uzajya gusambana winjiyemo wakuyemo imyenda uyijugunye hasi ugiye muri dushe ukoze ibyo ukoze uratashye ryabibonye hari kamera itagaragara tugendana hari ibintu dukora twebwe tukavuga ngo byarangiye nzasaba Imana imbabazi yabibonye Imana sirahishwa nagihishwa niyo mpamvu twayikurikiye baza kuba ifite defo twari batiye Imana ntago yujuje ahubwo twebwe twakurikiye Imana ivuga yarangiza igakora turi hano kubera ko hari ikintu kijyanye n'abahanuzi turi hano kubera ko hari ikintu kijyanye n'abahanuzi bateshejwe agaciro umuntu arahanura arakubwiye ngo Imana ikoze ibi wowe koko wagiye ugahura n'ibindi ntago Imana izaguha amakuru mu butayu yumvikane Prophet Imana iracyavuga iravuga Imana iracyavuga iranakora si ukuvuga gusa Imana iravuga ku barwayi Imana iravuga ku banyeshuri Imana iravuga mu bakora muri banke mu bacuruzi Imana iravuga ntabwo Imana yacecetse Imana yabwiye Abisiraheli ibereka igihugu cy'i Kanani bagiye bagisanga bataza amakuru ya hehe
yacyo mu butayu mu butayu basohotse muri Egiputa babona inyanja ariko batazi amakuru y'ubutayu. ibyo ngibyo ikintu kinaniye abantu ahubwo tubabwiza ukuri ni ugutegereza. tegereza imvugo y'Imana. Umuntu yaguhanuriye ngo rere ngo barataka amatwe. Reka nkwibutsa akajambo, ari ijambo watwigishije ndaryibutse uhita unarivugaho. Imana yabwese mu Kuva 14:26 ngo Mose asubiza abantu ati mwitinye. Ewe ihagararire gusa nuvuga amagambo. Uzi impamvu hari ahantu bigera bigasaba guceceka. Imana ikabikora ureba. Mubarwanirire mwicecekere. iki kintu kinaniye abantu unaniwe no gutegereza isaha y'Imana. Abahanuzi barahanura. arahari Sinakubwiye ko hari. Arahari ndanamusuhuje cyane. arahari uramusuhuje. Yego ndamusuhuje. Arahari. Rwanda ari hanze y'u Rwanda. United States. Uyu yitwa Prophete Shami, umwana wa Apotre Mukabadege Liliane, umuhanuzikazi w'Imana, kandi Apotre Mukabadege Liliane yimitswe na Dr. Paul Gitwaza. Amen. Mu yandi magambo ubwo mwana nawe n'umwuzukuru wo kwa Gitwaza, n'umwuzukuru wa kwa Apotre Gitwaza. Karibu mu Rwanda. Muri Zion Temple Celebration Center. Noneho nani kugira inama urubyiruko. Nayigize ngo nawe hari ngo duhamagara undi. Oya. Aho rero abandi wari wabona iyo abakinnyi bagiye gutera penalty abandi bajya inyuma y'umurongo. Prophete Shami aba diaspora benshi ntibakunda gukundana n'abantu bo kuri social media. Mu gihe yakubwira ngo ntusubire kuri kamera uzabireka. Kubw'urukundo nzabireka. Ariko ntago nzareka kuvugira Imana. Urakoze cyane. Bishatse kuvuga ngo nzayivugira kuri kamera, nzayivugira nyuma ya kamera, nzayivugira inyuma ahantu hose. Bivuge ngo nyemerewe gukora umurimo w'Imana no kuri kamera yavyemeye. Haleluya. Dufite Prophete Aime, Mushumba Aime, uri umukozi w'Imana. Prophete nyine kwe uramuzi Ernest. Umuzi ute? No umwana mwiza. Prophete nyine kwe ni umukozi w'Imana. Ni umwana mwiza. Kandi ngenda muzi kera ntabwo ari uyu munsi ngo ejo ngo aramenyekanye. Prophete nyine kwe Ernest turaziranye nkuzi kera. Umuntu nzi atarashaka umugore. Urumva ndamuzi. Hazana umugore ndamuzi, abyara umwana wa mbere Irisa. Bamwise Irisa. Turavuga ngo Imana Irisa. Muhanuzi w'Imana. Imana Irisa isukwaye. Irisa. Prophete rero nyine kwe ni umuntu aremewe. Ni ibintu bitatu nge muziho nahoze mbivuga n'ubu nabivuga. Afite agira kwizera. Cya kabiri ni umuntu ugira urukundo rw'abantu bababaranye. Icya gatatu Prophete ni umuntu ugira urukundo rw'abantu baba. Icya gatatu ni umuntu usenga. Akunda gusenga. Agasengera mu cyanditswe. Akagira amaso areye. Uburyo agasengera nawe urabizi. Uburyo ikintu yitumye gusengera. Apaka gisohoye. Agasengera mu cyanditswe. Agahanura mu cyanditswe. Ni umuntu no ku rwego ariho aka kanya no ku rwego agiye ageraho. Ni umuntu utirengagiza abantu bababaranye. Ni umwana mwiza cyane. Yego. Hari umuntu nabonye wakoze ikiganiro aravuga ati kuri kamera abantu baburetse gushumba intama baza kuri za kamera ati inzego zitwirukanye mu mwanda. Ribu na Scovia Mutescovia batwirukanye imyanda, batwirukanye umwanda kuri social media. Abantu bakora umurimo we bavugira kuri social media n'umwanda. Habwo uwo muntu twamurega nuko wenda turamubabariye ko turabashumba. Ndahiro Fares papi. Turakubabariye nakora kuri BTN. Ndamuzi neje bundi twarahuye. Twarahuye. N'abandi bashumba bahite bakubabarira ibyo wavuze ntabwo bizi. Kuko hari imvugo mu gisirikare ngo once a commando always commando. Wabaye umusirikare once a soldier. Wabaye umusirikare ho rimwe. Ari umusirikare igihe cyose. Rero turabashumba b'intama ariko ntabwo ari abashumba b'intama mu rusengero rufunze. Ni intama wiri hose. Ni intama nawe papi uri intama yacu.
uri intama nawe yacu n'umugore wawe ni intama yacu n'umwana wawe ni intama yacu no kwa nyoko bukwe no kwa so bukwe bose ni intama zacu nyikunganira Yesu arababwiye ngo mugende mubwire amahanga yo uhereye Yudaya ni Samariya no kugeza ku mpera namwe izikama n'impamvu ziturinze ahubwo subu tureke kugira ngo duhita tubigira bifu hagati yacu nawe niyo mpamvu tumubabariye iyo atajya kuri BTN ngo amenyekane hari uwari umuzi none hanyuma akavuga ngo twebwe ngo turi umwana buriya unoza umuhanuzi bivuze nzamuye amaboko babara tuzamura amaboko nk'abaprofeti tuzamuye amaboko nk'abahanuzi dusabiye Ndahiro Valence Papi imbabazi ndazimusabiye Ndahiro Valence Papi abahanuzi yego dusabiye Ndahiro Valence Papi tugusabiye imbabazi Imana imubabarire gutuka abakozi b'Imana abahanuzi bo kuri kamera ngo ni imyanda tugusaba imbabazi Imana ikubabarire n'ababyumvisha namwe muvugire buti Imana ibabarire yavuze ngo abashumba bavuye mu nsengero bimukira kuri social media ubwo dusabye n'abashumba ribu na bose na Sikovia Butesi ngo babakize ibyanda mwese turabibasabye mu izina ry'Imana duhagarariye nk'abahanuzi mu mubabarire yani magambo umukozi w'Imana wese uvugira kuri YouTube ni umwanda reka n'abashira za kamera live reka nkubwize ukuri muri Bibiliya hari inkuru yita y'umugabo bitaga Namani yari umugabo w'ingabo z'Isiriya arwara iki niwe umwami w'Isiriya yizeraga kuruta abandi ngo ni nawe Imana yaheshaga abasiriya kunesha arangije afite akana k'agakozi mu rugo kajya kamureba kavuga ati icyo kibembe cyawe hari umuntu nzi muri Israel ari umuhanuzi witwaga Elisha Namani agenda asanga Elisha i Yerusalemu Elisha arabwira ngo genda wihagire muri Yorodani byonyine gusa urahumanuka Imana igiye gukora igisubira prophet abahanuzi b'Imana bafite ububasha bivuga mu byahishiwe 11 bafite ububasha bwo gukinga ijuru no gukingura ijuru abahanuzi b'Imana bafite ububasha bwo gukingura bwo guhindura amazi amaraso bafite ububasha nakubwiye ngo ndi muri byinshi sindi hafi papi turashaka kukubabarira assalamu ari Pastor Claude ko ndi mu kiganiro koko Claude bigenze abashumba bari mu kiganiro nabo bati wabise umwanda ariko ngo bagusabiye umugisha ngo witeka kuzamura gukure kuri BTN akujyane ngo ugire televiziyo yawe noneho ngo uzajye wubaka ntabwo nabise umwanda barambeshyira sindi kwaye muyirene ngo wabise umwanda wa YouTubers bakora kuri oya ntabwo nabise umwanda batambeshyera abashumba bazamuye navuze ngo inzego zibishinzwe zibikurikirane abakora itangazamakuru rya YouTube ariko bakabishyiramo ibintu bimeze nk'umwanda byo gusenya sosiyete baganirizwe bahabwe ethics z'itangazamakuru nabo babashe gutungwa n'uwo muyoboro ntabwo najya kwita umwanda umuntu wakuyemo ku mufuka ndajye gukora ntabwo najya kwita umwanda umuntu wabyutse akamara 24 hours ariko gucreatinga content ibyo bintu usibye no kuba ndi umukristo nsenga n'umuntu utara uwo mu muhanda nagashobora gutekereza ikintu nk'icyo kuko umuyutubu afite umukameramani afite kamera yitara hariya kandi umuturage yamubonye avuga ko abonye umunyamakuru urabyumva ubwo rero icyo RMC ndetse n'izindi nzego nazisabye ni uko bategura ikintu kijyanye n'amahugurwa y'igihe gitoya bakabasha kunoza ako kazi kuko ziriya mbuga ni zirabatunze n'ababloga urabyumva no kuva na cyane ahantu isi iri gutera imbere se ni gute batatungwa n'ako gafaranga none se papi utubabarire twari twabyumvise nabi urabona nko ku rukiko agafaranga aburana umudamu we yarahanje kandi perezida w'urukiko uyoboye urukiko yarahari Claude uri inshuti yanjye ariko nawe hariya wakoze ikintu kitarimo ubunyamwuga bw'itangazamakuru ariko sinakublaminga kuko nyine ethics z'itangazamakuru ntabwo uzizi ariko hariya hari ibyo wakoze uri inshuti yanjye kandi urabizi neza yego ubu ndemeye bashyiramo publicité kugira ngo sinari kugukupa no mubije kari wowe ngira wamamaze nta cyazo ko shyiramo indirimbo umeze bwe na Claude urumva ubwo rero ntago njyewe papi
umukristo byongeye ushobora gufata abantu bakwe abadakora iby'umwanda nabajya kwiba nicyo kibazo ahubwo abantu babibaza n'abasambanyi ariko kuko dufite amahirwe kuko YouTube mu Rwanda bamaze gushyiraho yego urabyumva neza ntabwo turayabona cyakoze barabyemeye abandika bakabishyiramo kandi biri hejuru ya 80% cyane harimo n'amafaranga menshi cyane ubwo rero kandi leta idushishikariza kwihangira imirimo wafata umuntu wihangiye umurimo ukamwita umwanda none se papi perezida uyoboye urukiko rw'ibanze rwa Nyamata niba yemereye iryo tangazamakuru cyangwa ba YouTube akababwira ati hariya ni muhave mu rwinjiro rwo kuri kaburimbo ni muhagarare hariya ku rukiko cyangwa haruguru y'urukiko mukora inkuru zanyu nta kibazo hanyuma abapolisi bari aho ngaho umuntu uvuguruza perezida w'urukiko ninde ujya kuri kamera akavuguruza perezida w'urukiko kuri YouTube perezida w'urukiko yemereye abo banyamakuru ngo bakore inkuru zabo nta wabibabuza ninde muntu twari gusaba kandi perezida w'urukiko twamusabye akatwemerera iyo perezida w'urukiko ubundi iyo wasabye mu masaha wemererwa kujyana na kamera mu rukiko ukaba wakora ibyo ukora nta kibazo cyangwa ugakora analysis zawe yego ariko nanone hari ikintu kijyanye n'iyinjiramvugo cyangwa se gishobora kuza gukomeretsa umuntu kubw'uburenganzira bwe kuko mu itegeko nshinga bivuga neza ko umuntu ari umunyagitinyiro kandi akwiye kubahwa hari uwo twakomerekeje se ntabwo navuze ko ari uwo mwakomerekeje utabyumva nabi yego uremewe naho ngaho uduhaye inkuru tuba turi mu nkuru ni ukuri kw'Imana ababifashe ukundi abo very so sorry ntabwo natinyuka gufata abantu barimo leta iradushishikariza kwihangira imirimo ingagumura bihangira imirimo se ahubwo nimudufashe nk'ubu urugero wagiye gukora inkuru za M23 hariya ubwo igoma habaga barasaga urubavu mugezeyo ntabwo wabashije kwambuka kuko udafite ikarita ya Rwanda Media Commission ariko iyo uza kuyifite wari kuba wambutse niyo mpamvu ibintu bigomba kunozwa oya hari n'abambutse bagiyeyo batazifite yego ariko nicyo ndi kukubwira binogejwe nk'ubu Claude ufite abakozi barenga 5 bagufasha kuri chano yawe cyane gatunze imiryango uri umwe mu bafashije leta no guhanga imirimo cyane ubwo rero kuba hasabwa kuba ibintu byahabwa umurongo bikanozwa urabyumva ni ibintu byiza cyane buri wese akabasha gutungwa n'uwo mugati aho ni neza uremewe ariko ntabwo tuzemera ko hari uzaza hari umwana w'umwari n'ubundi wagiye kuri kamera avuga ngo ngenda sambana ngo kandi ngo ndi addicted n'igitsina gabo ibyo bintu ntabwo byemewe ibyo rero ni wo mwana aho ni ukwamamaza ubusambanyi mu rubyiruko ibyo ni umwanda niba dukiri umwanda yego ibikorwa bihawe umurongo bireke gukorerwa mu kajagari twese duhahe yego reka duhiga ishyamba n'iriganya aho ngaho rero uremewe papi asante sana mu by'ukuri numvise hari uburyo abantu baba batumvise n'ibintu ngo babyumve kimwe bakurikirane bamenye nuko hari ubushaka kumva icyo ashaka gukuramo nk'urubanza rwa gafaranga rwabereye mu muhezo ntabwo twari tuzi ibyabereye mu muhezo igihe nicyo cyabishyizeho abantu bose bakotinga iby'igihe cyanditse hanyuma mu gihe cyo gusoma urubanza kuwa gatanu rwasomeye mu ruhame abantu bose barabyumva ibyaburaniwe mu muhezo twese twabyumviye mu ruhame none se reka nkwereke yego ingewe ibya ruriya rubanza nta kintu nshaka kubyinjiramo urumva cyane ko buriya ikintu kiri familiyare ngewe papi nkigendera kuri icyo kintu urakizi yego urabyumva ibintu by'urubanza reka twokwirwa tubikoraho analyse kuri byo suzugura ariko mbabarira no oya nta mpamvu nta n'impamvu uremewe asante sana Mungu akubariki na wewe pia abapasteri babiri hano mu kiganiro baragira bati papi koko papi Valens Imana kumugisha urakoze cyane akira mubwire ati twari tubabara twarevera pasteur Aime twari twababaye cyane kubera iyo mvugo twari twumvishe yego rata amen
twari twababaye tuvuga ngo ese koko yavuga ngo abapasiteri ababwiriza ababwiriza ibibwiriza ndi kumwe na Profete Shami twari tumaze kuvuga ngo niba yabivuze papi tumusabiye imbabazi yego rata ni kwa kundi abantu bumva ibintu ntibabyumve neza nyamara imyumvire uruhande rw'imyumvire rurakonta rw'imyumvire cyane Imana ndahira remewe ukomeze mu kiganiro wari urimo mtumishi wa Mungu akubariki, endelea na kazi. Asante sana Mungu abishimire. Amina. Ndahira asabye imbabazi rero kubera yuko ibintu byari bihinduye isura. Ibintu byari bihinduye isura. Ntabwo twabyumva. Ntabwo byakunda. Ni ikiganiro yakoze kwa Irene. Ngiye ntabwo nakumva. Kuri Empire. Ni aho yagikoranye na Murinda Habi Irene. Aribwo yavugaga ku bijyanye no kwa gafaranga n'umudamu we murava kandi mu by'ukuri twese dukwiye kubasengera n'urugo tukwiye gusengera nk'abakozi b'Imana gafaranga mwese muramuzi. Iyo ibintu bibaye kuri abantu barasenga bakavuga bati Imana iki gikombe kibarenze ukirenze urugo rwabo kirenze umuryango wabo kugira ngo bizarusheho kugenda neza cyane. Hanyuma rero tugira gutya tubona itangazo kwa Yezu yiri mu ruhango haba hafunzwe by'agateganyo murahazi ndahazi wigeze ujyayo gusengerayo Nyamajyepfo rega wabyakira uterero Mbo bitewe n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere myiza bijyanye n'amatorero RGB iyo bagiye gufunga ahantu hari icyo bahabonye kandi mu migenzurire yabo n'akazi kabo turabashimira buriya hari ikintu babonye yuko gikenewe kuba cyabanza gukorwa kugira ngo ibindi ntago bahafunze ngo ni burundu twararisomye na buri wese ararisomye ahubwo barahafunze n'agateganyo kugira ngo banze bashyire ku murongo ibitari ku murongo rero mwihangane ntago bavuze ngo baragaritse gukora abasenga bazasenga buriya bashobora no kuvuga bati bare n'umuvundo wari uhari bashobora kuvuga dushyizeho kirite yego izo kirite bazajya baza serire zinga banga bavuye hanga bazajya basenga kuri uyu munsi basenga rimwe mu kwezi na rimwe mu mwaka bishatse kuvuga ngo bashaka gushyiraho ibintu byo ku murongo bibereye neza iterambere tugezemo ntabwo tugire mu iterambere ryo kubyigana ntabwo turi mu iterambere ryo kujya kandi ibyo babona n'abayobozi natwe turabibona kwa Pastor Julien muri Guresuru naho rero harafungwa bamburwa ubuzima gatozi ko mwabyakiriye mute nka Profete Shami umwana wa Poso Liliane umurimo w'Imana buriya ubuyobozi bwose wabuyobowe na Yesu buturuka ku Mana kandi ibyo bukora byose bwashishwe yego nta kizaba mu isi Imana itacyemeye bishatse kuvuga ngo nimba ubuyobozi bwararebye bukarya imigenzereze ya Grace Room harimo ibintu bitameze neza yego Grace Room itangazo mubanze mu munoze ibyo bashaka ko munoza hanyuma mukomeze umurimo niba bakubwira ngo ukwinjira hanga bisaba yuko uje imyaka 18 ufite 17 uzahinjira ntabwo uzakunda bishatse kuvuga ngo bugihe utari qualified y'ikintu runaka bisaba kubanza kuba qualified kugira ngo bya bintu bishyire ku murongo nizera yuko umurimo w'Imana uzakomeza abantu bajye barira ndabona n'abapasiteri ngo barafunze insengero bazifunze nta kintu babonye dutegereze ubuyobozi bwacu butureberera byinshi hari ibintu baba bagomba gushyira ku murongo bizajya ku murongo na Grace Room ntawe yibujije gukora nibashaka bazabaye na stade Mahoro bazagiye bya bintu byose nabonye basaka izuzure nta kibazo ariko babanze bashyire ku murongo ibyo ubuyobozi bukeneye ibyo ngibyo rero navuga ngo ubuyobozi ni ubwa mbere buyobowe na Yesu buyobowe n'Imana ibintu byose bigomba kujya ku murongo babigomba kujya ku murongo hanyuma turi hafi kwegera umusozo mwebwe wowe nk'umusore urubyiruko n'icyo ubona cyugarije urubyiruko mu migenzereze yabo mu biyobyabwenge mu kwiyandarika ugasanga nyakubahwa Madame First Lady yigeze avuga ati ibiyobyabwenge tunywe resi ijambo ryitwa tunyweresi urubyiruko rukwiye kuba ruba muri tunyweresi cyangwa se no kubireka rimwe na rimwe ni iyihe nama wagira urubyiruko rutitwara neza rutumvira ababyeyi rutumvira igihugu rutitwara neza ugasanga urubyiruko rumwe rurimo bararuyobya rujya mu bitagira umumaro mu kurwanya igihugu mu kusebya igihugu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi abantu nk'abo bakora ibintu nk'ibyo
bitwa urubyiruko wababwira iki yihe nama kugira ngo bave ibuzimu bagaruke ibumuntu? ibintu mbabwira ni bikeya. uru rubyiruko rusebye igihugu cyabo. Yego, barahari bamwe na bamwe. nabiri ravanga ngo wishimire imyaka yawe y'ubuto. Wa musore wishimire umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaragira, imyaka itaragira, ubu uzavuga uti sinejejwe nabyo. Yego. Bishatse kuvuga ngo aho ngaho biravuga ngo utazagira kwicuza mu gihe uzaba icyo gihe warakirenze. Birababaje kugira ngo abana bawe wabyaye n'abazagukomoka bazaba bati uyu nguyu yari umusinzi, yari umumwara umugi, uyu yarwanyije igihugu kandi icyo cyatubyaye igihugu cyiwe. Yego, kandi cyaramubyaye. Ibintu byose turwana nabyo tubaho mu isi byose Bibiliya irabivuga neza. Nuko abantu badasoma ijambo ngo bamenye ngo ibintu ibirivuga ni ibiki birashaka kuvuga ngo ahubwo bishatse kuvuga ngo ikintu cya mbere buri muntu wese ugifite imyaka mitoya ishimire imyaka yawe, ahubwo ukora ibyiza uzibukirwaho mu myaka yawe. Yego, mu myaka yawe y'ubukure uzavuga ati ngiye narakoze, mfite ubuhamya bwiza. Ubuhamya bwawe bubi by'umwaro umugi bazagufunga. Erega hari n'amategeko akugonga, urabikora hari amategeko akugonga. Ariko rero mu gihe uzaba waramaze iyo myaka yawe muri gereza, uzi yuko mu myaka yawe n'uzaba warashaje, iyo gereza izaba ishimishije abana bawe, nibyo bintu uzaba uje kurata mu bana bawe, ahubwo wapi. Icyo ngiye mbagiraho inama, egera Imana, kuko Bibiliya ivuga ngo kumenya Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byandi byo kujijuka. Banza rero. Uri umuhanuzi witwa Shami, hari witwa Nibishaka Theogene, umuhanuzi witwa Nibishaka Theogene. Uramuzi kuri social media? Ndamuzi cyane. Yagize gutya arahanura aravuga ati ADPR yarapfuye izongera kubaho ari uko impunzi zose zatahutse. Uwitwa umunyarwanda w'umudiaspora wese nyarwanda yatahutse mu gihugu ngo na ya FDLR muvuga izaba yaratashye. Arangije arongera aravuga ngo muri RBA harimo umunyamakuru ukomeye cyane kandi ni umwadeperi, ni pastor muri ADPR, ati nabonye ikiriyo kiwe, ati kiyobowe n'uwitwa n'umunyamakuru witwa Mutesi Sikovia. Mu yandi magambo ahanura ibyago gusa nta byiza bijya bimubaho. Bibaho yuko umuntu ahanura ibyago gusa nta byiza Imana yamunyuzamo. Umuhanuzi uhanura ibyago gusa abashonje ku gihugu, abashonje abihandura kandi mu gihugu bamugaburire. Abashonje igeze aravuga ati Nyabugogo hazaba inkambi y'impunzi. Abashonje impamvu uyu muntu abashonje kubera yuko mu guhanura hari ikintu bita ivangirwa. Kuvangirwa k'umuntu ubari mu maboko ataraye, ari mu maboko ataraye bitewe n'ivangirwa. Nuhanura Imana ngiravuze itavuze, Imana izatandukanya nawe. Yego. Uyu nguyu yaravuze ngo Nyabugogo ngo bizagenda gutya, ngo bizagenda gutya, ngo bizagenda gutya. ADPR ngizaba kandi ADPR iriho irahari. ADPR zizo zatoreze. Twakoreye muri ADPR. Yego. Bivuga ngo ADPR izabaho kandi iriho. Yaravangiwe nibishaka, yaravangiwe. Hanyuma Reverend Aime, ni ihe nama watanga ku bantu b'abahanuzi bahanura ibinyoma ngo Imana yavuze itavuze, ugasanga barahanura ibyago, nta byiza bajya bavuga, nta byiza Imana igibereka, Imana ibereka ibibi gusa ku bantu? Iyo Mana ibaho cyangwa se mo kimwe ni babandi bahanura bihwanye n'irari bya Imana ibaho navuze ko itabaho? Iyo nama naba yego nuko bireka kuko ijambo ravuga ngo ibitugu by'abapfapfa bajye babihata inkoni. Ibitugu by'abapfapfa hati inkoni. Ibitugu by'abapfapfa bajye babihata inkoni. Kuba Nibishaka yarahanuye atangaza ibihuha ndetse no guteza umudugara, niba ari umudugara wikwiye kuvuga ibintu byinshi. Uriya mukozi w'Imana ni umukozi w'Imana cyangwa ye n'uwa Satani? Reka mvuge gutyo kuko nawe arabizi ko atari we. Yego. Ubwo ndabibwira abari kumwumva n'abamwemera ko bafite aba followers. Twababonaga haba kuri bamukurikiraga, haba kuri bakavuga umukozi w'Imana, muhanuzi wacu, akantu kose yakirago mwagakurikiranaga. Yego. Uro muri aba followers muramwemera. Reka mvuge rero ngo n'umukozi w'Imana. Yego. Ako ikindi nongeraho, ntabwo bibaho, nta nubwo bizabaho ko Imana ishobora gufata itorero ryayo ivuge nabi. Bivuge ngo itorero ryayo ryarapfuye. Yesu yaravuze ngo itore Petero nkugize ibuye, nzubakaho itorero.
n'amarembo y'ikuzimu torero n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora ntazikuka kurirwanya ntabwo azarishobora ngo nguhaye imfunguzo z'ijuru yego haleluya amina ntabwo bibaho rero ko Imana yakongera ikisubira ikabwira umuntu nka nibishaka ngo itorero ngo ryarafuye yego ntabwo bibangirwa muzakorana analize kuri uriya muntu w'Imana avuka he yakuze ate yakuriye he yigiriye kuri ninde mushumba wamureze ibyo kwiga byo ntabwo yize umushumba wamureze ahubwo ngewe n'ikintu ngaya n'ibishaka n'ikintu mugaya cya mbere kandi cyabaye mu maso y'abanyarwanda twavuga ngo ahangaha uradufeze gufera ijambo gufera urarize kubeshya umunyabinyoma abantu ikintu cyabayeho kugira ngo ajye gusura Justin babipanze ngo ni pranka ngagiye gupfa yahanuye yarangiza Justin ntarimo arakora akazi nkuko byari bisanzwe ibyo ngibyo kuba yaragiye ahantu hakurwa rwa Mutesi mutazaba yego ko Ferdinand rusohotsemo kurugo rusenyutse kwa Mutesi ibyo ngibyo ni bano bahanuzi bameze nk'abantu bana basanze risa bamubwira ngo nave kureriya kuko agiye kujya kumukurwaho so ndagira ngo ninginge Imana mbwira abantu bahanurirwa kuko turabahanuza kandi duhanurira mwebwe nimwe duhanurira navuze ijambo rivuga ngo Imana ikora ibiruta ibyo dutekereza ariko bitewe n'imbaraga ziturimo niguhanurira yego kugira ngo ikintu gisohora bizaterwa n'imbaraga zikurimo wowe yego none se ubu ngubu wowe imbaraga zikurimo zirakwemeza ziremezanya n'icyo mpanuye kucyakiriye none umva ikintu gipfundikira iryo jambo vuze uzi imyaka rimaze uzi ikintu gipfundikira imyaka irenga 100 hari ikintu gipfundikira iryo jambo vuze iryo jambo riri muri Luka ibice 10 umurongo wa 19 aravuga ngo dore mbahaye ubutware n'ubushobozi bwo kujya mukandagira inzoka na scorpion n'ikibi cyose ntacyo kizabatwara gusa izo mbaraga nimuzazitwaze mumukora ibindi ahubwo abantu b'iki gihe abakozi b'Imana tubona abahanuzi b'inyuma nukuvuga ngo murabakandagiye kandagira Satani kwa Cinarayes ndabakandagiye ahubwo aba bantu wowe kuvuga ngo itorero rya Debeli ryarafuye nyine urabyumva ko bitabaho uzi ikintu dukene munsi leta y'u Rwanda yafashe ngewe reka nisabira iriho umuyobozi hari ikintu ngewe nshaka gusaba ibintu bijyanye n'ubuhanuzi hari ikintu ngewe nshaka gusaba leta none yari muhaye ari ku itorero ryapfuye hari ikintu ngewe nshaka gusaba utamenya ko abantu hari ikintu nshaka gusaba leta hari ikintu nshaka gusaba leta yacu y'ubumwe abantu bahanura nibagenzurwe hashyirwaho abantu b'abanyamwuka bagenzura ubuhanuzi bwahanuwe babuyungurure bagira ibyo bemeza bavuga ati abangaba bashyizwe kuri ruhande n'abangaba bashyizwe kuri ruhande ubuhanuzi n'ubundi bukomeze nk'uko ubuhanuzi buremewe ariko bishagwanije ariko ibyo bishobora kudashoboka ibyo ntabwo byashoboka impamvu leta ntabwo izi kumenya ngo umuhanuzi kandi hagiye abanyamwuka hejuru y'abantu rero bahaguruka bahanura ibinyoma ntibagira adresse ntibagira bavukira bavuka amashereka ntibagira amashereka bonka ntibagira aho bava bakurikiranwa iyo orudere yashyirwaho na leta waha bo muhanuzi wemewe ahubwo twebwe abahanuzi bemewe twebwe reka tubwire leta ngo nimushireho ingamba zihwanye n'iterambere turimo cyangwa n'igihe arajibarikira ndabikora none nibibaho nubwo abantu bazabyumva ngo bivanze mu by'umwuka ariko hari abayobya abantu abahanuzi b'ibinyoma abayobya abantu n'abanyarwanda bitwaza inzoka zipfuye n'ibiceri bipfuye n'ibiki byose abo ngabo bose Imana batembereza no muhanuzi nibyo duhanura abapolisi duhanura abasirikare duhanura abanyenganda duhanura abacuruzi duhanura abanyeshuri n'abakozi b'Imana duhanura abakozi b'Imana bagenzi bacu duhanura abakijijwe n'abadakijijwe duhanura abari mu Rwanda n'abatari mu Rwanda duhanura iyo hatabayeho itegeko rero ritugenga nanjye ringenge itegeko rigenga abahanuzi bitari byo sawa reka tubashimire mwese abadukurikiranye kuri izi cano mwese amahoro n'amahirwe akomeze kubana namwe mwese yari Reverend Aime ndetse na Prophete Shami ni umuhungu cyangwa ni umusore
ubyarwa na Apotre Mukabadege Liliane Shami akomotse mu itorero umusozi w'ibyiringiro Kimisagara hariya kuntaraga. Hanyuma rero tubabwire ngo ni itorero umukozi w'Imana Apotre Mukabadege Liliane ni umudamu Imana ikoresha kuva kera, yakoreshaga ibitangaza kuva kera, ni umudamu ufite ijambo muri we. Mukabadege ni umuhanuzi, mwese muramuzi, Imana yakoreshaga, ariko mu gihe gisa nk'iki twese tuba turimo turarwanya abahanuzi b'ibinyoma. Nibwira yuko Apotre Mukabadege nawe tuzamushaka atubwire ngo umuhanuzi nyakuri n'umuhanuzi ubumeze ute. Icyo kintu rero nicyo tuzashaka Apotre Liliane nawe atatuganirize mu buryo mwe cyangwa se ubundi, kugira ngo tumenye ngo bihagaze bite. Tubashimire mwese batumisha b'Imana. Wabakenera yababona gute? Turahera kuri Ishami. Okay, ngewe wanyenera ni nimero de WhatsApp 078 92 52 9 6 Yego. Nitwa Reverend Pasteur Aime. Wanyenera kumpamagara kunyereka kuri WhatsApp. Nimero yanjye ni 0783 4 9 8 7 8 5. 0783 4 9 8 7 8 Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. May God bless you. Tubashimire mwese rero, amahoro n'amerwe akomeze kubana namwe mwese. Tubahaye ikaze muri ibi biganiro rero, tukomeje kubaha ikaze kugira ngo mukomeze kureba ibiganiro byacu dukora umunsi ku wundi. Twari turi kumwe n'aba bagabo b'Imana, abakozi b'Imana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kandi twizera neza yuko n'ikindi gihe nimubakenera muzabitubwira kandi tuzabagarura kandi bazaboneka. Tubashimire, kora subscribe, like na comment, hanyuma ukomeze ubane natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Nakagaruka kuri kamera Natani, turi kumwe na Natani ndetse n'abandi ba kameramani batandukanye. Tubabwire ngo nakagaruka. Abasebya igihugu cyacu cy'u Rwanda abo tubahaye nta mwanya twabaha, abo ntabwo bazigera babona umwanya, kandi abavuga ubusa bose tubabwire ngo ni nko gutema igiti, ni nko gutema ishami ry'igiti ukicaye munsi cyamara kugwa kikakugwira. Rero urubyiruko rw'u Rwanda mwese tubabwire ngo mukwiye gukunda igihugu cyanyu cy'u Rwanda, igihugu cyacu cy'u Rwanda, igihugu cyiza. Mwese abari kure n'abari hafi, abakunda igihugu cyacu cy'u Rwanda, igihugu cyanyu, mwese Imana ibaha umugisha. Ariko abatakivuga neza mwese, namwe Imana ihindura imitima yanyu kugira ngo mu buryo mwe cyangwa se ubundi ibintu bijye birushaho kugenda neza cyane. Nimukomeza kuvuga amahomve tuzabasubiza ukuri. Nitwe tuba mu Rwanda, nitwe tuzi u Rwanda. Mwese rero turabashimiye abakomeje kudukurikira. Asigaye nakagaruka. Ciao ciao. Ciao ciao. Amen.